urabireba neza wabibonye urabona ko aya mazi niyo ngiye kugira gute ngiye kubafatiramo kugira ngo mbarekuze bavaho bari urabibona urabibona ukuntu ibintu birimo bizamukamo ni ukuvanga ahantu hone nabafatiye nahangaha nibyo nakubwiraga urabona ko ngiye kuvura umuntu nawe wirebera amazi nyasizemo nawe ugira gute nawe yareba ubu ngiye kumuvura ari hanze ndaje mbikwereke urabibona hano aya ni amazi kagira umugore ukabona kenewe n'abagabo bose ico gihe uraza iyo ufite umugore wakunaniye kaguhereza umuti ahagiye hose ukamukurikirana ku buryo atashaka kuba gucima ngagiye no gusambana akaba yabizira ntabwo urabona twafashe se bari gusambana umugabo akaza bati ngiye umugore wanje yarananiye arasambana nashase kumufata byarananiye iyo miti turayifite uraza nkaguhereza umuti ukamufata asambana bakafatana nshatse kubyira abanyarwanda namba abanyamahanga niba hari umuntu ukumbona kuri televiziyo mu mirimo wenda nka 20 aturanye nayo akora ubushakashatsi agenda arebe hari ugera mu murima w'umuntu ugasanga bashinzemo umuhati mo hagati ugasanga bashinzemo igicuncu ukabona bashinzemo umuyenzi namba umuharavumba niba ari umunyarwanda uri kumbona namba umunyamahanga agende akore research arebe neza arasanga ya mirima yera ubona ibitoki biri kunigana ico gite kiba kirimo nuvuga ngo ariko nweho ntago shora gucukura ngo kibone ubona ibintu bashizemo ico giti ni ikimenyetso aba yarashizeho kugira ngo igihe cyo kujya guhinga wa muti utazagira gute utazavamo ukabona wadikanyije no muri sambo yawe irahiyira ahangaha ubutaka ni bumwe ibitoki biri kunigana warafumbiye wagize ubuhe ariko nta kintu ukuramo mbona uvanga umvura amarozi y'amategano amatamikano amahuherano kurotaguzwa imyuka mibi amashitani barakuroze kutabyara ndagufasha ariko ntago mvura ubugumba mvura warozwe kubera kutabyara ukabona umuntu ibyo biri kugenda bya biri kwanga ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana murima w'umuntu uhebye biri kwanga akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 5 ku 500 uhebye biranze ryo barakuroze bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi yego aba bantu bacuruza ntibigende nabigusobanuriye tugiye uraza nkaguhereza umuti ugakora ibyo bikagenda hari igihe ucuruzanya n'abantu bakakugirira ishari bakaguteza hari uburozi bitaka yayana bakoresha kayayana bakabikohera ibyawe ugakora amafaranga yabona ugacuruza ukabona amafaranga ku ntumenye yo gari kuje keshi rero hari ibintu byo mu miryango kera baba baraterekeraga bagatanga ibintu by'amafaranga icyo bita igicumbi cyo bita igicumbi bagashiraho amafaranga bagashiraho imbuto mukabaga izo hene bakabaga izo nka barangiza bikajya muri mwe mwabana mwasigaye ke mudafite ubushobozi bwo kubyikuramo cyumvikanye n'umusore ko bazakoresha ubwo kutariki runaka burapfuye umusore undaraje bigenze gutyo undaraje bigenze gutyo icyo gihe bari ikibazo uraza nkareba se barakuroze iyo bakuroze cyane ko bamugana kera ibyo n'ibyana bagaho umukobwa igihe cyageraga yararongorwaga none ubu umukobwa guteta n'abasore 20 nta numwe uramujana basimburana guhera kwishiga guhera wanyu kwishiga tugiye uraza nkagufasha abasore nabo nuko saba abakobwa bonyine sumwe ariko bakobwa gusa n'abasore nuko hari igihe ubona umugabo kabone umugabo afite imyaka 40 harazana umugore n'ubana mafite abakobwa bari kwivuza bari hano mu gikari abo bavugira inyuma reka tubahe ikaze bakunzi ba muganga umanura inkuba bizera ko mwese mumeze neza mushima Imana. Muganga umanura inkuba uyu mureba hano kuri kamera zacu mwifuje ko yabazanira uru rubuga nyuma yo kumuha ibitekerezo ku mbuga zitandukanye yagiye akoreraho ibiganiro bitandukanye by'ubuvuzi bwe, noneho mwifuza ko yabazanira urubuga rwe umwihariko we icyo bita ingarigariye. Uyu munsi yabazaniye YouTube channel ye yitwa Muganga umanura inkuba.
byinshi rero ku byo mwibaza cyane cyane ku buvuzi bwe, iyi niyo video ya mbere yifuje kubaganirizaho kugira ngo ibintu bigende neza. Reka kwanza abanze abibwire mu magambo ye bwite, noneho nanarangiza ababwire igihe yatangiriye n'igihe yaboneye ubuzima gatozi, ibindi biraza nyuma. Igihe nitwa muganga Rumanura Inkuba, ndi umuvuzi gakondo, nkorera i Musanze, ngakorera Rubavu, ngakorera hara ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu Cyanika. Ubu tuvugana hano ndi ku mupaka w'u Rwanda na Uganda mu Cyanika. Ubu tuvugana abanyarwanda bari kundeba, abanyamahanga bari kundeba, ubu niho ndi. Ni ukuvuga ngo natangiye kuvura 2010, mbona ubuzima gatozi 2013. Ni ukuvuga ngo ubuvuzi bwanje ubundi papa yabaga ahantu bita Uganda, hari ahantu nketwe, akagenda ntuma imiti, yamara kuntuma imiti nkagenda nkayimuzanira, igihe afite akazi kenshi akanyereka ukuntu ngomba kumufashiriza abarwayi. Biza kuba ngombwa ko yimuka ajya ahantu bita Tanzania, nigeze mpasobanura Kiyanza. Nimba byumva neza ubwo ni umurage. Ni umurage wa papa. Iso nawe ubwo ntafite aho abivoma kuri sokuru. Yabikuye kuri sogokuru. Reka usobanurire rero abadukurikiye impamvu washyizeho iyi televiziyo. Impamvu nasize televiziyo ni ukugira ngo abanyarwanda, abanyamahanga bajye bakurikirana ibiganiro byanjye. Hari nk'abo abanafashije bari hanze za Malawi, za Kongo, za Uganda, mu bihugu by'i Burayi. Kamemo na papa urabona ko aba Tanzania narerewe Uganda, hari benshi badukurikirana kugira ngo bajye abatuzi twafashe bagenda bajye batanga ubuhamya ku byo twabakoreye. Nimba mbyumva ubwo no kuvuga ngo hano hazajya hananyuraho ubuhamya bw'abantu wavuye. Yego, buzaje buhaca. Yego. Noneho unabone n'urubuga kandi uganiriraho n'abantu bawe ko bukeye ko bwije. Nicyo nifuje. Ubwo rero reka tubanze turebe. Iso araje gutuma umuti ni nka bimwe byo mu Kinyarwanda, umusaza yagutuma igishirira kitabi bikaragira nawe ugatuma. Nuko rwose. Bivuze ngo nawe yarakubwiye ati nzanira uriya muti. Yantumaga umuti cyane biteko Uganda rona haba amashamba ntagari nk'ano mu Rwanda. Yego. Yantumaga umuti iraza hano za Mubende hejuru mu misozi mu mashamba, za Kanyugoga, iyo za Gateranduru muri ni haba amashamba. Yantumaga yakambwa ati genda uje kunzanira imiti, nkagenda nkayimuzanira. Biza kuba ngombwa ko ari nge ninge mfura ya papa. Biza kuba ngombwa ko kambwira ati mwana wanjye ndabikuraze, ni ugomba kunsimbura mu gihe ntakibashije. Yego. Wumva nawe unyuzwe, ntabwo ari umurage mubi yaguhaye? Oya, ntago ari umurage mubi. Ubwo noneho mu ndwara rero yavuraga ubu nawe nizuvura, cyangwa hari izindi nawe wagiye wunguka ubumenyi bw'ukomora? Ni ukuvuga ngo umurage ni ikintu kidasanzwe, abantu barabyitiranya. Ni ukuvuga ngo niba ugiranye amasezerano n'abasaza ubwo ati mwana wanjye ndakuraze, ujye ufasha abanyarwanda, mufasha abanyamahanga, ibyo yakuraze nibyo ukora, ntabwo ujya mu bindi. Nibi ujya wumva ngo turabavuzi gakondo, tubarizwa he, ese turi mu rugaga, icyo gihe ugiye kujya mu rugaga kugira ngo ubone ubuzima gatozi, umanza wagaragaza indwara uvura. Ni amarozi se, ni ibiki? Icyo gihe bakubaza icyo ugomba kugaragaza, wamara kugaragaza indwara uvura bakabona ko bifitiye ubushobozi, bamara kubona ko bifitiye ubushobozi bakaguhereza ibyangombwa kugira ngo ufashe abanyarwanda, mufashe abanyamahanga. Yego. Ubwo ukoze hasi runyibutsa ko hari ibuye. Nizihe ndwara ubundi kenshi ufasha abantu muri rusange? Uzitubwire nta nimusobwe, uzitondeke hano. Yego. Indwara mvura cyane ni indwara y'amarozi, cyane ibisazi, amadayimoni, bino bijye bifata abantu ugasanga mu ngo bari kurwana n'abagabo bapfa ibintu byo mu miryango, kera baraterekeragura bizi, bigatuma bakabaga inka, bakabaga amahene, bagahereza bya bizimu by'iwabo. Ari nako banatera ibyuhagiro. Ariko banatera ibyuhagiro. Icyo gihe rero uraza nkagufasha ufite icyo kibazo. Kutabyara ko bakuroze kandi tukiri hano ntekereza ko abantu bagiye bagira iyo miryango igira ibyo bintu birakoma bikabakurikirana, hari n'abatuye muri ako gace. Birabakurikirana kubera ko impamvu babakurikirana, kera barabikoraga, bigeze igihe babivamo, abasiza bakera bari bazi ko babikoraga, babishira mu bana babo batazi ibyo bari kubashiramo ibyo ari byo. Kugeza ubu rero niho ugera mu miryango imwe n'imwe ugasanga bari kuvuga bati
iwacu baraterekeraga, hari ibintu biza bikadufata, kumva umuntu ngarwara igicuri kidakira, yego kumva umuntu ngo ngahora yiyahuza inzoga, ugasanga afite ibintu bimukoresha, bimubamo, bikamukoresha. Bimubamo byo mu miryango baterekeraga kera bakoreshaga, bagatanga ayo mayoga, bagatanga ayo matungo, kubona umuntu yigize igihararumbu ku musozi ariko atari ari bya bindi bimukukira mu byo miryango ye wabo. Ndibuka ko ngo hari n'ibyo bajyaga bagira nyine wabuje nko kwivuzayo ugasiga imbuto n'amafaranga, byo bita amaturo. Ntago ari amaturo, ubundi ariya babyitaga inzoga y'abasaza. Ni inzoga y'abasaza kera bafataga agacuma, bamara gufata agacuma ko sokuru yabigenzaga, agahamagara ibyo bita gushika. Agahamagara, yamara guhamagara ugasiga inzoga y'abasaza, ugasiga itabu, ugasiga ubuki, ugasiga imbuto. Ukagenda noneho wamara kwivuza, wamara gukira ukaza gushimira sogokuru, ukamuzanira nk'inka, ukamuzanira nk'ihene, nuko babigenzaga. Ibyo tubonye ko ibyo byitwa uvuze ko ari ibiki ibyo birwara bituruka kuri ibyo ngibyo cyane, namara n'ibintu byuka bibi, ni imyuka mibi, bihuhera n'ibintu by'amarozi gutyo. Yego. Noneho turebe indi ndwara rero. Mbona uvuga ngo mvura amarozi y'amategano, amatamikano, amahuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani. Barakuroze kutabyara, ndagufasha, ariko ntago mvura ubugumba, mvura uwarozwe kubera kutabyara. Icyo gihe rero kugira ngo nzi kumenya ko bakuroze, hari benshi batabyara kubera ko bavutse ari ibiremba, namba se ko mubiri wabo bategeka ariko bimereye. Icyo gihe uraza nkagusuzuma nkareba ko bakuroze koko, nasanga barakuroze nkaguha imiti, nasanga batarakuroze nkakubwira ukajya kwa muganga. Kenshi nkunze gusubizwa n'abantu baje kwivuza hano iwanjye, ngiye mbere ko ngusuzuma umanza kunyereka yo kwa muganga, nkareba se muganga nibe bizamini yagufatiye. Nabona ibizamini wa kizungu, namara kubona ibizamini nagufatiye kuko nta kibazo ufite, namba se ko ufite ikibazo hari ubura mu mubiri wawe, nkagutegeka gusubira kwa muganga. Nabona ndagufasha, mfite imiti nkoresha hano, nkagufasha ikibazo kigakemuka. Yego. Ibyo ni ibirozi, ibitegano n'ibindi. Ni ibirozi by'ibitegano, ibihuherano, kurotaguzwa, imyuka mibi, amashitani. Ibyo ndagufasha. Gutabyara ko bakuroze no gucuruza ntibigende. Uracuruza bikanga, rwose uraza kaguha umuti. Ibyo se ko byeze ko hari ucuruza, ahubwo kimuka mu muduka yakoreragamo akajya mu rindi bikaka akakubita hino, ko ibyo byeze cyane, ahubwo ugasanga umuntu akubise imyaka 20 atarafata ku mafaranga. Ni hahandi ubucuruzanya n'umuntu, wamara gucuruzanya n'umuntu ukabona umuntu ibyo biri kugenda byaye biri kwanga, ugahinga ukabona ibitoki biri kunagana mu murima w'umuntu, uhebye biri kwanga, akorora inka ukabona nkizamutse neza mu mezi 5 ku 500, uhebye biranze, rigiye barakuroze bakaguteza ibyo bintu nyine by'inyatsi. Yego. Aba bantu bacuruza ntibigende, nabigusobanuriye. Tugiye uraza nkaguhereza umuti ugakora ibyo bikagenda. Hari igihe ucuruzanya n'abantu bakakugirira ishari, bakaguteza, hari uburozi bita kayayana bakoresha. Kayayana bakabikohera ibyawe, ugakora amafaranga ukayabona, ugacuruza ukabona amafaranga ku ntumenye yo gari kuje. Keshi rero hari ibintu byo mu miryango kera baba baraterekeraga bagatanga ibintu by'amafaranga, icyo bita igicumbi. Icyo bita igicumbi, bagashyiraho amafaranga, bagashyiraho imbuto, mukabaga izo hene, bakabaga izo nka, barangiza bikajya muri mwe mw'abana mwasigaye, kandi mudafite ubushobozi bwo kubyikuramo. Icyo gihe uraza nkagufasha. Cyane cyane indwara mvura yewe, barakuroze ibisazi, kigenda kuvura unyishora ariko umuntu wawe yamajije gukira. Kuko muri imisi habonetse abatubuzi, ugahamagara umugabo uti vayo mfashe, akakurira amafaranga mbere nta kintu aragukorera. Barakuroze ibihuherano, ufite amakimbirane mu rugo rwa buri munsi kubera ibintu babateza. Hari igihe umuntu agwana kubera inzoga, arwana kubera bisanzwe, njye uraza nkareba impamvu iki kintu kiri mu rugo rwawe, nasanga uko bakuroze ibintu baguteje, nkabikemura nkaguhereza umuti bikava. Hari igihe ikindi nashaka kuva ku bakobwa, umukobwa baramuteresa uyu munsi, yumvikanye n'umusore ko bazakoresha ubukwe kutariki runaka, burapfuye, umusore undi araje bigenze gutyo, undi araje bigenze gutyo. Icyo gihe haba harimo ikibazo, uraza nkareba se barakuroze. Iyo bakuroze cyane ko bamugana kera ibyo byana bagaho, umukobwa igihe cyageraga yararongorwaga. None ubu ngubu umukobwa guteta n'abasore 20 nta n'umwe uramujana, basimburana, guhera kwishiga, guhera iwanyu kwishiga. Icyo gihe uraza nkagufasha. Abasore nabo nuko, si abakobwa bonyine, si umwe ariko abakobwa gusa, si umwe ariko abakobwa gusa, n'abasore nuko. Hari igihe ubona umugabo ukabona umugabo afite imyaka 40 ntarazana umugore.
ko umugabo amaze imyaka 40 ntarazana umugore kandi ni umusore ntacyo atwaye arakora afite amafaranga ibyo biragenda neza ukabona nta mugore afite agatereta abakobwa bakamwanga hari ibintu by'umuragero kera bakoraga ukabona nk'iwanyu baragutanzura umwana sokuru akagutanga utaravuka ukavukira muri zo karande zo mu miryango bikakokama kuzagira igitekerezo cyo kuzana umugore bikanga icyo gihe uraza rero nkagufasha ugashaka umugabo ugashaka umugore ushaka iyo warozugura n'abantu bakubenga 2-3 byiyumvamo kabengwa impamvu nawe ubimenya hari abakobwa benshi bazabanganiriza bangana gusa bavuze tugira ibanga n'ubu hano mafite abakobwa bari kwivuza bari hano mu gikari abo bavugira inyuma ntabwo ushobora gufata umuntu uje kwivuza ngiye kumushyira ku itangazamakuru atabishaka sibyo ni benshi bafite ibyo bibazo baza bangana bambwira bati muganga dufashe ndateretwa ariko byaranze kandi ari umukobwa ubona mwiza ntaca atwaye ndateretwa basore bakaza inzoga bagatura bikarangira ati nari uko bupfuye icyo gihe rero uraza nkagufasha rwose aho waba uri hose si ngombwa ngo utege ngo uje kundeba waba uri hanze muri Amerika waba uri Burayi waba uri mu Rwanda si ngombwa ngo utege uze kure nkubwira ibyo ukora uri aho ngaho nkareba ikibazo ufite gusa biba byiza uri hafi urateka ukaza kundeba aho nkorera amaso ku maso aha reka ndakomeza mbariza abantu hari ubwo tujya tugira gutya tukabona abantu bagiye mu ipiganwa ry'ibintu yewe rimwe na rimwe ukabona mu ijisho ryawe ukabona n'uwari ukwiriye kubitsindira si ubitsindira ubwo nta burozi bwo buba burimo muturahaba ndakeka ikiganiro twigeze tugirana nabigusobanuriye hari imiti abantu bakorera kugira ngo ibyo bigende neza nshatse kubwira abanyarwanda namba abanyamahanga niba hari umuntu uri kumbona kuri televiziyo mu mirimo wenda nka 20 aturanye nayo akora ubushakashatsi agenda arebe hari ugera mu murima w'umuntu ugasanga bashinzemo umuhati mo hagati ugasanga bashinzemo igicuncu ukabona bashinzemo umuyenzi namba umuharavumba niba ari umunyarwanda uri kumbona namba umunyamahanga agende akore research arebe neza arasanga ya mirima yera ubona ibitoki biri kunigana ico gite kiba kirimo nuvuga ngo ariko nweho ntago shora gucukura ngo kibone ubona ibintu bashizemo ico giti ni ikimenyetso aba yarashizeho kugira ngo igihe cyo kujya guhinga wa muti utazagira gute utazavamo ukabona wadikanyije no muri sambo yawe irahiye ahanga ubutaka ni bumwe ibitoki biri kunigana warafumbiye wagize ubuhe ariko nta kintu ukuramo hari ababuzi muri iyi minsi ukabona ugucuruza umuntu arashoye 100,000 woshuye miliyoni ukabona we agize miliyoni ho uracafite muri yagana ryaragabanyutse ko ugize amadeni ya bank tugiye barakurogeshejwe baburozi bitaka yayana ibintu byawe bikagenda ukabura amahoro mu rugo wabura afata agakopero ukabona igipfunsi mu rugo kiravutse wowe n'umugore kabaguye bivuye kubera byene baguteje nyine tuzagira aho ugera reka tutaza kugira ikiganiro kirekire muganga rumanura inkuba ego aha twongere tugaruke uvuze ku mugore muri iyi minsi nabwo bireze ko ongera wicara uko wari umeze tutava muri frame ya kamera ndi kwibaza muri iyi minsi bireze aho twabonye ko ufasha abafite ibibazo byo kubaka ariko nabi ngo zubatswe nazo ziriho zirasenyuka yego byo biterwa n'iki ingo zisenyuka kenshi hari igihe abagore muri iyi minsi bigize ukuntu bigira indaya abagore kagira umugore ukabona kiremwe n'abagabo bose ico gihe uraza iyo ufite umugore wakunaniye kaguhereza umuti ahagiye hose ukamukurikirana ku buryo atashaka kuba gucima ngagiye no gusambana akaba yabizira nta burabona twafashe se bari gusambana umugabo akaza bati ngiye umugore wanje yarananiye arasambana nashase kumufata byarananiye iyo miti turayifite uraza nkaguhereza umuti ukamufata asambana bakafatana ariko se wa mugari tukiri hano ngewe hari ubuhamya butoya mfite nibuka nari muto wacu hari umusaza umwe baramwibye bamwiba imbuto z'ibirayi yari yarahunitse icyo kintu urakiboneye n'ubu kirantangaza noneho ajya gusaba uburenganzira hariho bari bakiri mu rwego rw'amakomine ajya gusaba uburenganzira kuri komine
bazana umugabo umwe ntavugiye kuri televiziyo yawe, yego, abaturage bose bahabwa order yo guhurira ku rugo rw'awa musaza, acana umuriro nka wa wundi tujya ducana igihe twapfushije umuntu turi ku kiryo, yego, azana imipanga ibiri ayishyira muri wa muriro, narabyiboneye n'amaso yanjye wamaye, ashyiramo, noneho yazanaga umuti akagusiga, guhera hano wambarira isaha kuzamura ukagera hano uhinira ukuboko, akagusiga umuti umeze nk'ibigodoro by'imodoka, yego, cya cyuma akagiterura mu muriro, cyaka cyatukuye pe igishirira bushirira, agakubita ukabona umwotsi uratumutse, ugahita ujya ku ruhande. Arabikora bikora 3 4 5 6 ageze kuwa karindwi, umugabo amukobiseho inyabira iratamuka, itamutse abwira abayobozi ati nshaka narekera ahangaha umujura yabonetse, n'uyu nguyu ati banza ukomeze ugeze nko muri 5, inyuma ye hari murumuna we kumbe ngo yabiriyeho, nawe akubitaho ati ntabwo ndeza, ati sindeza, bahita basobanura ati twibye gutya. Iyo miti koko ntekereza ko ifata abantu ishobora kubiha, ahubwo ndaza kumva ko uwo muti ushobora kuba ihenze, kandi nanone ubushobozi bw'abanyarwanda ari buke. vanga uwo muti ntabwo uhenze cyane. Iyo bimeze gutyo uraza tukagufasha, twamara kugufasha wa muntu wakwibye akagusubiza ibyo watakaje, uraza tukaguha umuti tukamufata, twamara kumufata wa muntu wakwibye akagusubiza ibyo wagize gute watakaje, ujya kugira gute kugaruza ibyawe byagiye. Yego, reka twongere rero turebe nanone iki ngiki nacyo kirasa naho cyeze, kandi koko ntekereza ko kuba abavuzi gakondo cyane cyane b'umuco wacu ubuvuzi bwa kinyarwanda, ariko usibye kuba dufite umwihariko wacu w'ikinyarwanda n'ibindi bihugu bigira umuco wabo, ujya mubona nko mu Buhinde, mukabona za Burundi, ibihugu byose bifite umuco wo kuvura. Ariko noneho reka turebe rero ahangaha naho bireze, aho umuntu ashobora kuba koko yabonye uwo mugabo, ariko ku rundi ruhande akaza aje kumurya utwe, yamara kutubona za divorce zikabaho. Ibyo byo ntabwo haba harimo wenda ubuhemu, byo mubikemura mute nk'abavuzi gakondo? Ku muntu waje gutyo akaza akurikiye imitungo yawe agahita yitwara, ugasigara wimyiza imoso, ndetse rimwe na rimwe akavuga ati uyu muntu arampemukiye, ndi ufite aho murega najya kuhamureka. Nta mpamvu yo kwigora, nakubwiye ko umuti ngufite. Uvuga ngo nawe ufite umugore akakunanira biteke kujya mu bagabo, nguhereza umuti ntasubiremo. Kuvana ngo umuntu ashaka kujya ibyawe kandi ariho habivunikiye, ntabwo ibyo njya mbyemera ngewe. Uraza nkaguha umuti tugatesha agaciro bya bindi wamukubwa ari kwifuza, agasubira uko yaje. Reka tugendere tugana ku musozo, udusobanurire imiti uvurisha, ese niyo kuri buno butaka bw'iwacu mu Rwanda gusa, cyangwa hari n'ibindi bihugu ujyamo ukajya guhabwa? Nta muti wo mu Rwanda ngiye nkoresha imiti yo hanze. Kubera iki? Impamvu mu Rwanda amashamba yarashize, hanze niho hasigaye hari amashamba. Nk'ubu mu Rwanda ushobora kubonamo umukorokombe, ntiwabonamo intare y'irungu, ntiwabonamo umunyagasozi, ntiwabonamo cyakoze umunyanagisaka we mu Rwanda wawubona n'igihondohondo. Icyo nkunze gukoresha imiti nkoresha mu Rwanda ni imiti ebyiri, ni igihondohondo, umuhati n'umunyuragisaka. Indi miti yose nyikura hanze. Nabivuze kenshi, jewe ndavura isi yose iranzi, nemewe n'urugaga, byangombwa ndabifite. Hari n'ushidikanya namba se n'ufite amakuru atari meza kuri jewe uko wabivuze, yajya kutangaza amakuru akanyomoza ibyo navuze ko atari byo. Ikindi, umuntu ufite ikibazo cy'amarozi ko bamuroze kutabyara, bamuroze kudashaka, acuruza ntibigende, ahorana amakimbirane mu rugo kubera ko bakuroze. Ufite umugore yarakunaniye aje mu bagabo buri munsi, icyo gihe uraza nkagufasha. Mvura indwara zitandukanye bitewe n'ikibazo ugize gute ufite. Uracuruza ntibigende, bakuraza imyatsi barakwabuye, uraza nkagufasha.
Okay, icyo nabwira abanyarwanda muri rusange rero, mbanje gushimira abanyarwanda, abanyamahanga, abari hari Tanzania aho sogokuru akorera na papa, abari hariya Ntwetwe Uganda aho sogokuru asanzwe akorera, abari hariya muri Congo, isi yose muri rusange mbanje kwishimira kubera ko n'abafatanyabikorwa bacu badutera inkunga kugira ngo tugere kuri ibi ngibi, kuko utabonye abarwayi ntaho wagera. Gusa ntago nifuza ko abantu barwara ngo mbavure, ariko uzagira ikibazo azaze nzamufasha kuyikemura. Ndahari, nimero yanjye ni 078 4 2 2 1 7 umuntu uri hanze ikinyorohera nuko wampamagara kuri WhatsApp, aho ngaho niho mbasha kuvugana nawe bisesuye. Iyo nimero mbahari kuri WhatsApp, kuri Facebook irahari, TikTok irahari, YouTube irahari. Nta kibazo rwose wankenera yampamagara nkamufasha. Ariko hari ikibazo kimwe umuntu ashobora kwibaza, nimba koko ushobora gufasha umuntu uri kure utari hafi, cyane cyane ko abanyarwanda badakurikira bari hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye by'isi. Yego. Ariko se ushobora gufasha umuntu gute uri kure? Nk'urwo rugero ndavuga ati ni byiza ko wampamagara kuri telefone, ariko biroroshye ko yaguhamagara ku buryo bwo kumufasha. Nibyo ngira gusobanura badakurikira. Uburyo bwo kumufasha nje nkoresha amazi naherekera mbibabwira. Aya mazi niyo nkoresha, urayareba ngaya mu gikombe. Ariho nakubwiye ngo umugore washaka gucima akaja gusambana, byaba ngombwa ukambaza uti muganga, ese wabikora ute, wabigenza ute? Iyo uri hanze nkoresha aya mazi. Aya mazi turuka mu gihugu ca Tanzania hariya Kiyanza. Aya mazi niyo nyakura. Aya ngaya ubona. Aya namazi adasanzwe. Aya mazi nkubwira uko bigenzura ahantu uri. Urabibona ubungiye kuvuga. None se wowe ubu yafite hano aya mazi? Aya mazi mbanye afite hano. None wowe ukamuyobora utikora kuri ibi. Nkoresha yanjye hano agakoresha ariwe. Nkabasha kugira ndebe ibibazo byose afite. Bigenda guterera. Ni kuvanga aya mazi urayabona. So kukumenesha ibanga ariko ntacyo dusonda. Oya nta kibazo. Ndayabona. Nta kibazo so kumenesha ibanga, icyo nshinzwe nanjye no gufasha abarwayi. Yego. Nkubara umuntu ngiye kuvurugiza amahirwe, usanze umuntu ngiye kuvura uri hanze. Ari hara muri Kongo. Igoma. Ubu ngiye kumuvura ari hanze, ndaje mbikwereke. Urabibona hano. Aya ni amazi. Urabibona hangaha. Nukuvanga ko ndamanza mubaze neza niba yiteguye, hari ibyo namubwiye agomba kumanza gukora. Muranyihanganira? Ntacyo bitwaye. Mwiriwe neza? Mwiriwe. Nukuvanga ubu wampamagaye nari muze mfite abanyamakuru baje kunsura. Yego. Bituma ntinda kukwakira kugira ngo ufashe. Yego. Umugore wawe ibyo nawukoreye byakemutse? Byakemutse nta kibazo. Uwo mugabo mwamufashe, mwamufatiye mu nzu, mwamufashe muri lodge? Twamufatiye muri lodge. Abaturage bahageze n'abayobozi? Abaturage nabo bose bahageze, bose bafite amakuru. Ngiye kumukuraho bamushize rero, fata amazi uyashire mu cupa uko nabikubwiye. Numara kuyashira mu cupa uko nabikubwiye, noneho nkubwira ibintu ukora kugira ngo baze gufatanuka, ubundi baguhaye amafaranga wifuza. Wabasabye amadolari? Yego rwose kubera ko nanjye baramumukica. Wambwiye ko basabye amadolari mu bingahe? 3,000. Urakoze cyane. Noneho utegura ayo mazi nkubwira ukuntu bigenza, nkurangiriza ikibazo muvandimwe. Yego. Nibyo nakubwiraga, urabona ko ngiye kuvura umuntu nawe wirebera. Yego. Amazi nyasizemo nawe ugira gute? Nawe yareba. Urabona dore umugore ngo yari muno. Urabona ukuntu baryamye? Urabireba neza? Wabibonye?
urabona ko ubu aya mazi niyo ngiye kugira gute, ngiye kubafatiramo kugira ngo mbarekuze bava aho bari bari. Urabibona? Urabibona ukuntu ibintu birimo bizamukamo? Ni ukuvuga ngo ahantu hone nabafatiye. Ni ahangaha. Ni ukuvuga ngo ubu ndamurekuje. Ubu ndamurekuje, wumvishe ko yifuje kugira ngo uyu umugabo wamusambanyirije umugore amuha amadolari 3,000 bitatu. Aha rero ubu nibwo agiye gutingisha amafaranga yande yanjye nagize gute nakoreye. Kugera uyu mbimukorere rero umuntu uri hanze. Yego. Nguca amafaranga igiceri cy'ijana cyonyine gusa. Kugira ngo ngire gute ngusuzume, nimara kugusuzuma ndebe ibibazo ufite, nibirangira nguca amafaranga bite n'ibyo nagukoreye komaje kubona iki ibyawe. Ntandukanye na babantu bakubwira ngo nyoherereza amafaranga. Abaturage baragowe. Hari abantu batwiyitirira muri iyi minsi boretse gato bakicizina ryacu. Aya mazi ntagameneka nakubye amazi tukanze n'amazi dasanzwe. Kiyanza. Urabibona? Kugira rero ngo hatagira ikibazo kiza kugira gute kuba kurura mugabo namba batazaje kumurogesha bagabona ko ari we wabikoze. Kuko aya mazi nongera ntiyasubiza hehe aho yarari. Urabibona? Ubwo ntibagize ngo ako kantu niko kari kayapfundikiye. Aka ntabwo kakapfundikiye. Aka ngaka niko aka niko nkoresha kamfasha kugira ngo ndebe aho ibintu byanje bigeze gute bigeze. Yego. Turagushimiye. Murakoze. Ntacyo twarenza kubyo tweretse. Ubwo mushaka mwandika ngafasha abantu baje kwivuza. Sawa. Murakoze.